ibyo turi kubasaba twabahaye fe bazagituma baduha nibura icyo bita basic data ushobora kubika ubu turi kureba niba mwabibonye muri bara ritangazo twasohoye kureba ukuntu noho za basic data turi gukura ku kibuga dushobora kuzivanamo live data zafasha Axel ari kogeza umupira zafasha kwizigira ari mu kiganiro ku wa mbere ari kuzisesengura n'abandi bose twinvesting muri icyo kintu imari muri ibyo bintu bidufasha ku makuru afatika. Reka tugushimire cyane wafashe umwanya uhagije tuganiriza abanyarwanda n'abakunzi b'umupira muri rusange ariko iki kibazo ni gito cyane turagisubiza amasegonda. Mu Rwanda buri ikipe itwaye igikombe cya shampiyona icyo yatwaye umwaka ushize n'icyo gisa n'icyo yatwaye umwaka ukurikiyeho. Hari umuntu warumwiye ati ukanyabona utubareze hari Rwanda Premier League nyine kuko yamaze kuza mu bintu byayo ari bo ba pro barateganya gushyiraho igikombe n'ishusho yacyo mwango nyine igikombe kikaba gisa igikombe cy'amahoro kikaba gifite ishusho yacyo icya shampiyona kikaba gifite ishusho yacyo ku buryo umuntu aramutse agiye muri ofisi y'umuyobozi watwaye igikombe utakwirirwa umubaza ngo warya mu shampiyona n'ibihembo by'abakinnyi bishize batanze Ballon d'Or utirengagije ko nkongerewe kuri icyo cy'igikombe aho kimwe kiba cyaragura umwaka ushize siho ikindi kibishije icyo kintu arakoze cyane umuvandimwe kubaza icyo kibazo n'ejo ngira ngo wenda muzabibona mu nama dusenye n'amakipe tuzemeza ingengo y'imari y'umwaka w'imikino wa 2025-2026 kimwe mu birimo ngira ngo ubu ngubu nuko tugomba gutangira gukora icyo nakwita nka rebranding ntibigarukira gusa ku gikombe ubwo buryo ibyo byose urimo urabaza iki kibazo gishingiye ku buryo tugaragara hanze ibyo rero uburyo tugaragara logos zacu brand identity yacu eske uyu munsi biracuruza ni ikibazo cyo kwibaza tuzabikora no mwaka ariko muri uko kubikora ari nako dukora design y'igikombe cya Rwanda Premier League turizera ko hatagize rwangendanye yaho irimo twagitanga no mwaka twakimurika twagikora tukatinzaniga twanakigaragaza muri uyu mwaka ariko nose no magusa ibikombe uko wambaje akantu kamwe ariko kari mu kanguro ibintu byose byo kunoza uburyo tugaragara kandi uburyo tugaragara mu buryo butandukanye nuko nambaye n'umupira nambaye ushobora kuwureba uko nambaye ko bati uyu muntu ari seri cyangwa ntago ari seri igikombe watanze ushobora kukireba bati uyu muntu ari tayari cyangwa ntago ari tayari umudare watanze uha ikipe yitwaye igikombe n'ibindi mwaje mu tuntu twagiye tunoza mu myambarire y'amakipe ibyo abantu bakomeza kugenda bagira umupira abantu bakina wa league nabyo turimo turabikora kugira ngo turebe ko twagira umupira umwe so rero kuri icyo ngicyo rwose ashonje ahishiwe kiri mu byo twateganyije ingengo y'imari zemezwe ejo dutangira ibikorwa turebe ko dushobora kugira igikombe cyihariye ariko kinafite n'igisobanuro atari kuvuga ngo kugira igikombe byo kugira igikombe gusa tuzanabasobanurira iyo design na inspiration aho ituruka n'umwihariko ufite amwe n'imiterere ya Rwanda Premier League n'igihugu. Mushimire cyane Jules Karangwa akoze ku mwanya waduhaye aba sportif banyuzwe cyane abakunzi b'umupira w'amaguru wakoze cyane. Murakoze cyane namwe ku mwanya wanyu n'ikindi gihe ndahari. Tubifuriza kugira umunsi mwiza. Agataho umubyeyi usobanukiwe neza ko ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya 80% mu myaka 3 ya mbere y'ubuzima bwe kugira ngo umwana wawe akure neza kuri iki kigero bisaba ko aba yahawe serivisi z'imbonezamikurire y'abana bato ECD services kuva gisamwa. Izi serivisi zimufasha gukura neza mu gihagararo mu bwenge mu mbamutima no mu mibanire ye n'abandi. Abagabo n'abagore bagomba gufatanya kurera abana babo neza. Ubu n'ubutumwa bwa